Afurika yacu umugabane wo mu burengerazuba bw'isi bakunze kwita uwirabura, Black Continent. Mu by'ukuri ni umugabane wa kabiri munini mu buso, ukaba n'umugabane wa kabiri utuwe n'abaturage benshi mu isi, ariko igitangaje ugafatwa nk'umugabane utuyeho abaturage bakennye ndetse nawo ubwawo ukennye. Nyamara ukaba ari umugabane w'ubutaka bukungahaye ku mitungo kamere ndetse bwera neza kurusha ahandi mu isi. Gusa kuko n'ubundi ibyo ngibyo twabyumvishe kenshi ndetse n'ingingo itandukanye niyo tugiye kuganiraho ku munsi wa none. Ku mugabane wa Afurika higanjemo ibihugu bituwemo n'amoko menshi y'agatangaza atandukanye natwe nyine uburyo tubayemo. Abayeho imibereho mu by'ukuri imeze nk'iy'abakurambere ba kera bo mu binyejana byo hambere. Nta interinete, imyambaro y'igiciro, inzu zihenze, amamodoka ahenze ndetse na bwa buzima buhenze nyine twese tugiriye ishyaka ahari n'ishyara ahubwo. Ni ba bantu baba bafite imico ya gakondo ndetse mu buryo butaziguye ubuzima bwabo buba buhuye neza n'ubwo abakurambere babo ba kera. Amoko ameze nk'aya ngaya ari ku mugabane wa Afurika asaga 3000 gusa, hakaba atariyo yonyine abarizwa ku isi kuko no ku mugabane wa Aziya habarizwa ayandi moko menshi abayeho imibereho gakondo, aho bimwe mu bihugu nka Papua New Guinea habarizwa amoko agera kuri 600 yose, harimo abitwa Baharis ndetse n'abandi. Gusa nushaka ko hari n'andi moko nk'aya ngaya twazaganiraho urabitubwira muri comment, kubera yuko muri iki kiganiro cya none turaganira ku moko nk'aya ngaya abarizwa ku mugabane wa Afurika. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku moko abayeho imibereho gakondo ndetse atangaza benshi mu isi, aha benshi mu batuye ku mugabane w'Iburayi iyo bagiye gusura amoko nk'aya ngaya y'abantu babifata nko gukera urugendo, cyane ko baba bagiye gusura abantu nyine babayeho imibereho itangaje itandukanye n'iyabo, ariyo yayindi twari tumaze kuvugaho. Muri iki cyegeranyo ugiye gukurikirana tugiye kurebera hamwe ane mu moko agera ku 3000 abarizwa ku mugabane wa Afurika atangaza benshi mu isi kurusha ayandi. Bana natwe kugeza ku musozo w'iyi video ndabizi kira gushimisha. Marvin ninjye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi subscribe ndetse ukane no kunzagira maze byose bigiza bibera hano bigiye bibasha kugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza kuri Marvin Daily Official. Ku mwanya wa mbere w'ubwoko bw'abantu butangaje ku isi turasanga ubwoko bw'Abamarsi bubarizwa mu majyepfo y'igihugu cya Ethiopia, bukaba ari ubwoko bungana n'abaturage basaga 10,000 bose hamwe. Abamarsi batuye mu majyepfo y'iki gihugu cya Ethiopia hafi y'umupaka w'igihugu cya Sudani. Bakaba batuye cyane mu kibaya cya Omo kibarizwa hafi y'umugezi wa Omo. Aba bantu b'Abamarsi ururimi bavuga ni Kimarsi, rukaba ari ururimi rufite inkomoko mu butayu bwa Sahara. Abamarsi basenga imana yitwa Tumuye, bakaba bizera yuko n'ubundi aho imbaraga zabo zirangirira ari naho imbaraga za Tumuye ziba zitangiriye. Iyo mana yabo bakizera yuko ari nayo ishobora byose. Kuri bo Tumuye ni imana yabo ituye mu kirere. Aba bantu bakaba bavuga yuko imana yabo ifite ishusho y'umukororombya cyangwa Sahari ikaba ifite ishusho y'inyoni runaka. Kimwe mu bitangaza buri wese nanjye ndimo nuko abakobwa baho bagomba kuba beza ari uko bafite iminwa minini cyane kandi isatuye. Ubwo kugira ngo byumve neza umukobwa wo muri ubu bwoko ugejeje imyaka 16 nyina musatura umunwa agashyiramo ikintu kimeze nk'idebe kinini cyane gituma umunwa kweduka ku rwego rwo hejuru. Ubwo umugabo wo muri ubu bwoko bw'iwabo yabona uwo mukobwa akaba abona ari umukobwa mwiza kwisubaho. Dore uko babigenza: bafata iminwa yo hasi bakayisatura, barangiza bagashyiramo ikintu kimeze nk'ikidebe cyangwa umufuniko munini cyane, maze iminwa yabo igakweduka. Ubwo iteka iyo barimo baragenda amenyo yabo bagaragara kubera ko umunwa wo hasi uba woroseyeho. Ubwo umukobwa wo muri ubwo bwoko bw'Abamarsi yatameze gutyo nta mukobwa mwiza umurimo. Ikindi wamenya kuri ubwo bwoko bw'Abamarsi ntabwo bajya bambara imyenda. Aba bifubika impu z'inyamaswa mu rwego rwo kugira ngo bahishe ubwambure bwabo gusa. Aba ngaba mu by'ukuri bakaba batazi nyine kwikwiza icyo ari cyo, kubera yuko guturuka kunda kugeza hejuru ku mutwe nta kintu baba bambaye, niko babayeho. Ku mwanya wa kabiri nabo baratangaje cyane babita Abasani. Ubu bwoko bw'Abasani bubarizwa mu majyepfo y'umugabane wa Afurika ndetse by'umwihariko mu butayu bwa Kalahari. Abasani ni abantu batunzwe n'ubuhigi. Iby'iterambere byo ntibabikozwa kubera yuko banejejwe n'ubuzima babayeho nk'abasekuruza babo. Bakaba babayeho mu buzima bworoshye butarimo inkweto, imyambaro, amazu meza, amamodoka meza, amashanyarazi, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Abasani amamoko yabo ni muri Aziya, bakaba bakomoka ku bwoko bwitwa Abakoyikoyi. Bakaba banavuga ururimi n'ubundi rw'inkomoko yo ku bakurambere babo b'Abakoyikoyi, ari rwo rurimi rwitwa Igikoyikoyi. Kubaze filime ya documentary yitwa Gods Must Be Crazy yakorewe ku mugabane wa Afurika mu butayu bwa Kalahari. Iyo filime ikabizwi nka Sagatwa. Bari abantu bagaragara muri la filime nibo bitwa Abasani. Mu by'ukuri Abasani mu birometero bitari byinshi cyane uturutse aho batuye
ni mu iterambere ndetse rikomeye cyane, aho baturiye ibihugu nka Afurika y'Epfo biteye imbere cyane. Ariko nyine ntibabikozwa ndetse ntibanabyitayeho cyane yuko batanagenda mu bikoresho by'ubwikorezi nk'amamodoka ndetse n'ibindi. Gahunda y'abasani ni ukurya duke bahize maze bakiryamira mu tuzu twabo bigondagondeye twa nyakatsi. Ku mwanya wa gatatu reka dutembera ubutayu bwa Namibia buherereye mu gihugu cya Namibia. Kikaba ari igihugu gifite ubuso busaga kilometero kare 1824, kikaba gituwe n'abaturage basaga 2,600,000. Reka twivugire ku bantu batuye muri ubu butayu. Ababona ibitangaza cyane ku mwihariko wabo ari uko nta na rimwe mu buzima bwabo bajya biyuhagira. Impamvu y'ibi ngibi nuko kuri bamazi ari ikiremwa gitagatifu kidakwiye na rimwe gukoreshwa mu kwiyuhagira. Ibi nanone bigahurana nuko kuri bo kubera gutura mu butayu cyane nta na rimwe biba byoroshye kubona amazi. Ubwoko bwabo babita Abahimba. Muri iki gihugu cya Namibia cyonyine Abahimba babarirwa hagati y'20,000 n'50,000. Bakaba ari abantu nabo bibereyeho imibereho ishingiye ku mico gakondo ndetse idafite ahantu itandukanye n'imibereho y'abasekuruza babo ba kera cyane. Imana yabo basenga yitwa Mukuru, akaba ari Imana basengaga kuva kera cyane. Abahimba ururimi bavuga rwitwa Otijihimba, akaba ari ururimi rufite aho ruriye cyane n'ururimi rwitwa Herero, akaba ari ururimi ruvugwa n'Ababantu babarizwa mu gihugu cya Gabon. Mu kinyejana cya 16 ubwo ni mu myaka y'1500, imiryango mike yari ituranye. Bari bituriye mu gihugu cya Angola maze babona yuko ubuzima bwagoranye, bahitamo kwambuka umupaka uhuza igihugu cya Angola n'icya Namibia binjira muri Namibia. Icyo gihe imiryango yabo yose yahagurukiye rimwe ndetse ntago yari yiteguye na gato gutandukana, maze bose bimukira Auckland hasigaye yitwa Kunene ho majyaruguru y'igihugu cya Namibia. Ubwo muri icyo gihe niho bahise bagira ubuturo bwabo bushyashya, ni naho bagituye ku munsi wa none. Mu by'ukuri yari imiryango mike y'inshuti yari ituranye, ariko nk'uko bigenda nyine ku bandi iyi miryango irabyara irororoka maze baba benshi cyane. Baba umuryango mugari none uyu munsi barasaga 50,000. Ahangaha Abahimba batuye hitwa Kunene hafi y'akagezi kitwa Kunene, akaba ari mu butayu bwa Namibia. Nabo nyine nka bagenzi babo twagarutseho nta koranabuhanga bakoresha, ntago bagenda mu binyabiziga, ntibabayeho mu buzima buhenze ndetse n'ibindi. Bibereyeho ubuzima bworoheje, ubuzima bwa kera cyane bwo mu myaka yo hambere. Ibi bikaba ari igitangaza cyane kubera yuko Umuhimba w'umwaka w'1500 uko yari abayeho bisa neza nuko Umuhimba w'uyu munsi abayeho, nubwo tubona isi ya none iterambere ryayo ryirukanka ku muvuduko wo hejuru. Gusa Abahimba nabo ibyo by'iterambere ntabwo bibashishikaje na busa. Bashobora no gusangira abagore. Reka mbivuge gutya, iyo umushyitsi w'Umuhimba aje gusura urundi rugo rw'Abahimba, ni ihame ndetse bikaba n'itegeko yuko umugabo w'urwo rugo yimukira umushyitsi maze akarara n'umugore w'uwo mugabo. Kandi baba babizi neza yuko biri mu mategeko ndetse n'imico gakondo. Ubwo ngubwo nyine nawe yazajya kumusura bikabuko. Kuri bo abavandimwe n'abasangira byose, kandi ubwo ngubwo muri iryo jambo byose haba harimo n'abagore. Ahari wenda kubw'amahirwe wamushyitsi ashobora gusanga uwo yasuye afite abagore barenze umwe maze agafata umwe muri bo. Ubwo no kubera yuko bamwe mu Bahimba baba bafite abagore barenze umwe, kuko ibyo nabyo biri mu mico gakondo yabo. Umuhungu w'Umuhimba yagize imyaka 10 aba yemerewe gushaka umugore. Ubwo nyine yashaka umugore nawe akaba ari umukobwa bangana nawe mu myaka 10. Ibyo bishimangira neza yuko ku Bahimba iyo umuntu agize imyaka 10 aba ari umuntu mukuru kandi agomba kwibana akava mu rugo rw'iwabo agatangira kwishakishiriza. Abahimba nabo bibera mu tuzu duto cyane twa nyakatsi. Ibyo ngibyo bikaba nta kintu bibabwiye nyine bakaba banabyishimiye cyane, ndetse indi mpamvu ikaba ari ukubera yuko nyine babiteguye yuko isaha n'isaha bashobora kwimuka aho hantu, cyane ko ku Bahimba haboneka ibyo kurya mu buryo bworoshye ariho batura. Abahimba babayeho bakora ubuhinzi n'ubworozi, aho borora intama n'ihene ari nazo zivamo imyambaro bambara, impu zazo. Nko kuri bagenzi babo n'ubundi Abahimba ntabwo bambara ku bice byo hejuru, ku bagabo ndetse no ku bagore. Nkuko nari nabivuzeho mbere, Abahimba ntabwo bajya biyuhagira. Ubwo icyo basimbuza kwiyuhagira nuko bafata ibumba ry'umutuku bagasukamo utuzi duke maze bagasiga umubiri wose. Bakaba barwanyije icyitwa umwanda cyose cyajya ku mubiri. Iyo witegereje isura y'Abahimba ubona basa umutuku nyine kubera rya bumba. Iryo bumba rikaba ribarinda umwanda, rikaba ribarinda n'izuba. N'umusatsi wabo niko bawugenza, bawukikiza ibumba mu rwego rwo kuwurinda. Ubwo Abahimba iyo bamaze kwisiga rya bumba bahita bafata amavuta yavuye mu mata bakamye ku matungo borora maze bakayisiga. Ubwo ikibazo cy'isuku y'umubiri kikaba kirakemutse. Ubwo mu guhinga kwaba Abahimba bahinga ibireti ndetse n'ibigori. No mu bucuruzi bwabo bagurana ibyavuye mu musaruro wabo, ibizwi nka barter trade. Ibi bikaba ari ibyakorwaga kera cyane amafaranga ataraza, kuko n'ubundi ibi ngibi impamvu biba Abahimba ntabwo bakoresha amafaranga hagati yabo. Abahimba abakobwa babo bikundira imitako yavuye ku magi y'inyoni yitwa ostrich.
Umuyobozi w'Abahimba bose yitwa Hikuminwe Kapika. Ku mwanya wa kane benshi turabazi ndetse twambara ibikoresho byakozwe n'intoki zabo, ndetse abenshi bakaba bakunze kubyitirira izina ryabo Masai. Abamasai ni ubwoko bw'abantu bubarizwa mu gihugu cya Tanzania ndetse n'icya Kenya, bakaba babarirwa hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 2 n'igice. Bakaba ari abantu dukunze kenshi na kenshi guhura nabo bazenguruka mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bagurisha ibikoresho byabo. Bakaba bibereyeho mu buryo bwihariye, ariko abangaba kuri biterambere si ikintu kitabareba, kubera yuko n'ubundi bagenda ku bikorwa remezo byakozwe ku bw'iryo terambere nyine, ariko nibarishamadukira ngo bifuze kuribamo, nubwo hari bamwe muri bo babirenzeho. Hakaba hari n'ababarizwa mu nzego z'ubuyobozi zitandukanye nk'abadepite, abaminisitiri ndetse n'abandi. Abamasai nabo ni ubwoko bw'abantu ba kera cyane, ndetse bakaba babarwa nka bamwe mu banyembaraga babayeho kuri uyu mugabane wa Afurika, aho n'abazungu b'abakoloni babatinyaga cyane kuko barindwanyiza kataraboneka. Abamasai nabo bazwiho udushya dutandukanye, aho nko kuba abahungu b'Abamasai iyo bageze mu myaka igera kuri 12 bakebwa gusiramura nta kinya, mu rwego rwo kugira ngo bagaragare nk'abantu b'abagabo. Abamasai bo mu myaka yo hambere babaga bafite umuco yuko abahungu babo bageze mu myaka y'ubugimbi bagomba kwica intare kugira ngo bitwe abagabo ba nyabo, ariko mu minsi y'iterambere ntabwo bakibyemerewe na gato, babibujijwe na leta kubera yuko inyamaswa ari iz'igihugu. Ibyo ngibyo nyine Abamasai bakaba barihanganye bakabireka, ariko mbere yaho niko byari bimeze. Turabazi ndetse ntabwo twakwirirwa tubavugaho byinshi, ariko ni bamwe mu bantu batangaje ku mugabane wa Afurika, batangaza abanyaburayi. Ikindi bazwiho ni imikufe bambara, gupfumura amatwi ku rwego rw'akataraboneka, ndetse ahari bitaboneka n'ahandi mu isi usibye muri ya moko y'abo bantu babayeho imibereho gakondo, nabyo bikaba biberwa mu gice gakondo kigize umuco wabo. Ngaye nguko wakoze kubana natwe muri iki kiganiro, aho twaganiye ku moko agera kuri 4 abarizwa muri uyu mugabane wa Afurika atangaje cyane kubw'imibereho yabo gakondo. Niba wakunze iyi video kanda like, ubundi utanga igitekerezo cyawe muri comment. Ubuzima bwiza, ibyishimo ndetse n'amafaranga bibasesekareho.